Nshuti bakunze b'urubuga rw'uburezi by'umwihariko abakunda uburezi official TV, cyane cyane abakunda gukurikirana uburezi bugezweho, turagira ngo tubaramutse twizera yuko mumeze neza. Mu by'ukuri abo byaba bitameze neza bakomere, ariko kandi nabo bimeze neza namwe muzirikana abo bitameze neza, kubera yuko ubuzima ntabwo ari statique, ubuzima ni dynamique, bugenda buhindagurika, none biba bimeze neza ejo bikivanga. Ubwo rero birashoboka yuko uyu munsi waba umeze neza ejo bikanga, bityo rero uwari umeze nabi cyangwa se uwo bitagendaga neza uyu munsi ejo bikagenda neza, tukaba twakenerana. Ni muri urwo rwego rero burya ubuzima n'umwarimu mwiza, tuba rero tugomba kugira icyo dukora kugira ngo nibura umunsi utarenga nta cyiza dukoreye kuri iyi si. Turagira ngo rero tuganire ku bijyanye n'uburezi, ariko kandi twibanda ku barimu, cyane cyane n'umunsi mukuru mpuzamahanga w'uburezi cyangwa se wahariwe abarimu muri rusange, aho abarimu bamwe na bamwe bagize ngo umunsi mpuzamahanga wabagenewe wakuweho. Aha rero Minisiteri y'Uburezi irabahumuriza ku bibazo bimwe na bimwe bagiye bibaza ku munsi wa mwarimu. Kigali ku itariki ya 5 Ukwakira 2025, u Rwanda rwifatanije n'andi mahanga mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'abarimu wizihizwa buri mwaka ku itariki 5 Ukwakira. Uyu munsi ugamije gushimira abarimu uruhare rukomeye bagira mu kubaka ejo hazaza h'igihugu binyuze mu burezi bufite ireme. Mu butumwa bwatambukijwe na Minisiteri y'Uburezi Mineduc, yashimiye abarimu bose bo mu Rwanda ku murava n'ubwitange bagaragaza mu gutoza abana b'u Rwanda ubumenyi n'indangagaciro bibubaka nk'abanyamuryango bazima b'igihugu. Minisiteri yagaragaje ko abarimu ari inkingi ikomeye y'iterambere, kuko baharanira guteza imbere uburezi bufasha igihugu kugera ku ntego zacyo z'igihe kirekire. Itangazo ry'iyo minisiteri rigira riti: uyu munsi turizihiza umurava, urukundo n'uruhare rukomeye rw'abarimu mu kubaka ejo hazaza h'igihugu cyacu. Minisiteri y'Uburezi ishimira abarimu bose bo mu Rwanda kubw'umuhate n'ubwitange bagaragaza mu guha abana babo ubumenyi n'indangagaciro bibubaka. Mineduc kandi yatangaje ko umunsi nyirizina wo kwizihiza umunsi w'umwarimu mu Rwanda uzamenyeshwa mu minsi ya vuba, aho hitezwe ibikorwa byihariye bigamije gushimira no guha agaciro abarezi ku rwego rw'igihugu. Ubu butumwa bukaba bwaratangajwe mu masaha ya saa 8 z'igicamunsi. Ni mu gihe ku mbuga nkoranyambaga zihuriraho abarezi cyangwa se abarimu bagaragazaga urujijo bibaza niba uyu munsi ukibaho koko cyangwa warakuweho. Uyu munsi w'abarimu wizihizwa ku isi hose kuva mu mwaka w'1994, ukaba ari umwanya wo gusuzuma aho uburezi bugeze no gufata ingamba zo gushyigikira abarimu mu kazi kabo k'ingirakamaro. Nibyo, umwarimu ni umuntu wubahwa muri sosiyete kubera uruhare runini mu myigire n'iterambere rya muntu mu bisekuruza bitandukanye. Sosiyete yubaha abarimu nk'abantu b'imyigire n'imyitwarire ntangarugero, imico yabo n'ubunyamwuga. Akazi kabo gasaba kubaha cyane abanyeshuri, imiryango n'indangagaciro z'abaturage aribo sosiyete, kandi imyifatire yabo ikunze kuvugwa nk'umuhamagaro cyangwa ubwitange burenze umwuga gusa. Muri gahunda y'uburezi, abarimu ni ingenzi mu myigire y'abanyeshuri. Ibirenze kubaha ubumenyi, baha abana ibyo bakeneye kugira ngo basesengure ibibazo, babikemure kandi bakoresheje imbaraga z'ubuhanga n'ubwo bumenyi baba barahawe. Declaration ya Banki Mondiale yo ku itariki 21 z'ukwezi kwa 3 2025 igaragaza ibintu 8 biranga umwarimu mwiza, harimo kumenya kwishyiriraho intego zisobanutse, kumenya gushyikirana, gutanga urugero cyangwa kuba bandebereho, kwisanisha n'abanyeshuri bimufasha kuba umwarimu mwiza,
gutegura inyigisho ze no kwitegura we ubwe, kumenya gusubiza amaso inyuma imyitozo no kwiga mu buzima bwose bw'akazi. Hanyuma hakaba gutanga icyanga cy'ibyiza byo kwiga. Mu bihugu bitatu bya mbere ku isi bifata abarimu neza harimo Luxembourg, hakaba Ubusuwisi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo bihugu bigakurikirwa n'Ubudage, Ububiligi na Pays-Bas. Aha urutonde rushobora guhindagurika bitewe n'umwaka, urwego rw'imibereho, ubukungu bw'igihugu n'icyiciro cy'uburezi. Tuvuge niba ari amashuri y'incuke, amashuri yisumbuye ndetse na kaminuza. Ibihugu bya mbere bihemba neza abarimu muri Afurika, ku rutonde turasangaho Afurika y'Epfo ihemba abarimu umushahara uri hagati y'amadolari 2,500 kugeza ku 4,500 ku kwezi. Amafaranga, impamvu mvuze ngo hagati ni uko harimo fagiteri nyinshi zitandukanye, harimo uburambe ku kazi, hakabamo icyiciro cy'amashuri, hakabamo status z'amashuri, ni prive cyangwa se ni école publique. Ni ukuvuga ngo fagiteri zo zishobora kuba zitandukanye, akaba arizo zituma habaho variabilité cyangwa se guhindagurika kw'imishahara. Ariko iyo ufashe ikigereranyo ni ukuvuga ngo amakeya mwarimu ashobora kuba yahembwa bitewe n'icyiciro akoramo ni amadolari 2,500, amenshi akaba yagera ku 4,500. Maroc rero ni iya kabiri ihemba hagati y'amadolari 2,231 ku kwezi. Misiri cyangwa se Egypt irahemba ubungubu mu madolari 1,600 buri kwezi. Algeria iri ku 1,500 buri kwezi. Tunisia iri ku 1,348 ku kwezi. Hanyuma Kenya iri ku 1,291 ku kwezi. Libya iri ku 1,000 ku kwezi. Hanyuma rero ku rutonde rw'ibihugu 8 muri Afurika bihemba neza, Gabon ubungubu iri hagati y'amadolari 700 kugeza ku madolari 839 ku kwezi. Tubibutse ko igihugu cya mbere ku isi gihemba neza ari Luxembourg, gihemba mwarimu umushahara uri hagati y'amayero 70,070 na 90, ashobora guhindagurika bitewe na fagiteri navuze haruguru, zirimo ancienneté, ubwo ni uburambe ku kazi, zirimo icyiciro cy'amashuri mwarimu yigishamo, ni primaire, ni secondaire cyangwa se ni kaminuza, zirimo status y'ishuri, ni prive cyangwa se ni publique, n'ibindi. Nshuti bakunzi bacu rero, cyane cyane abarezi, ababyeyi, abanyeshuri n'abandi bose bakunda uburezi muri rusange cyangwa se abarebwa nabwo ibijyanye na gahunda y'umunsi mpuzamahanga w'umwarimu, ntabwo impungenge mwarimu ufite z'uko ushobora kuba waravuyeho ntabwo ari byo. Abenshi nkeka yuko mushobora kuba mwarabonye ririya tangazo, ariko amakuru tubafitiye nayo ngayo, ni uko hari umunsi bizizihizwa ku mugaragaro ku rwego rw'igihugu nk'uko babitangaje. Turagira ngo rero dusubikire ahangaha ikiganiro cyacu. Turifuza yuko mukomeza kubana natwe, mukadutera inkunga mu buryo butandukanye, harimo gukanda kukazogera ku batarabikoze, kugira ngo ibiganiro byacu dushyizeho muzajye muhita mubibona. Kandi mu by'ukuri rwose abakomeje kudushyigikira, abakomeje kuduha ibitekerezo bitandukanye hirya no hino, haba muri comments cyangwa se banyuze mu gikari, turabashimira cyane. Ibitekerezo byanyu ni inkunga zikomeye, kandi iyo mutwakura cyangwa se mutuganiriza nk'uko nguko, tuba tubona yuko turi kumwe. Naho rero ntacyo twabanganya rwose, hamwe n'imiryango yanyu dukomeje kubifuriza umugisha cyane. Mwari kumwe na Fidele, Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.